Oh yes. Ni Shata mu kazi inshuti zanjye nongeye kugaruka kugira ngo twongere tuganire ku bintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ariko noneho uyu munsi mbazaniye ikiganiro gitandukanye n'ibindi biganiro mwajyaga mukurikirana kuri iyi channel. Ariko kandi nacyo ni ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro cy'umuco kandi gishimisha benshi. Bamwe mu babyeyi bakunda kwita amazina abana babo amazina ateye ipfunwe, amazina adashimishije, ndetse kandi iryo pfunwe umwana akazarikurana kuzageza ashaje. Reka rero mbagezeho amazina akunzwe, amazina atera ibyishimo, amazina yubashywe kandi wakwita umwana wawe mu gihe cyose wumva ko umuhesheje icyubahiro. Oh yes. Bamwe mu babyeyi usanga bita abana babo amazina batazi icyo asobanuye, bikaba byabaviramo kubatera ipfunwe mu bandi, cyangwa se umwana agakura yamenya igisobanuro cy'iryo zina akumva adashaka ko bongera kurimuhamagara. Oh yes. Nk'uko bisanzwe tugenda tubasobanurira amazina. Uyu munsi kigali-side.com yateguriye amazina 10 wakwita umwana wawe. Oh yes. Harimo Lana, Eden, Loana, Ryan, Nandi. Uyu munsi twifuje kongera kubaha ibisobanuro by'amazina wakwita umwana wawe n'inkomoko yayo. Oh yes. Mu gutegura aya mazina twifashishije imbuga Magic Maman, Journalism, The Farm n'izindi. Amazina 5 y'abakobwa. Irya mbere Maya, ni izina rikomoka ku Giheburayo rikaba rivuga mu Kinyarwanda inkomoko. Ba Maya barangwa no gusabana, bagira amatsiko kandi bakunda gushaka ko ibitekerezo byabo byumvikana aho bari hose. Mu kazi baba ari inyangamugayo. Izina rya kabiri Jana. Iri zina naryo rikomoka ku Giheburayo rivuga Imana igira impuhwe. Ba Jana bazi gufata ibyemezo, bavugisha ukuri, bagira ishyaka kandi barangwa no guhanga imirimo. Ni abakoranabushake. Oh yes. Izina rya gatatu Shiara. Ni izina ry'ikilatini rivuga kwerekana. Ba Shiara bakunda ubuzima, kwigenga, bazwiho gukurura abagabo. Izina Shiara igomba kurimenya rero ko naryo ni izina ryiza cyane mu mazina akunzwe. Oh yes. Izina rya kane Jade. Jade risobanura risobanura akabuye gato, rikaba ari izina rikomoka muri Espagne. Ba Jade bakunda gukurikirana ibintu guhera mu mizi, bagira ubushake, bakunda umurimo, barizerwa kandi ni abanyakuri, ndetse ushobora kubitabaza igihe cyose. Izina rya gatanu Anoel. Iri zina risobanura marayika muto, rikomoka mu Bwongereza. Ba Anoel baritonda, icyakora baranategeka,
baranasabana, mu kazi ni abahanga, bagira amarangamutima. Amazina 5 y'abahungu. Irya mbere, Eliyo, ni izina ry'umuhungu rikomoka mu Giheburayo, risobanura Nyagasani niwe Mana yanjye. Ba Eliyo barakundwa, baritanga kandi bagaragaza amarangamutima yabo. Izina rya kabiri ku bahungu, Liyamu. Iri zina risobanuye umurinzi, rikaba rikomoka muri Irelande. Ba Eliyamu iyo bakiri abana baharanira gukundwa n'ababyeyi, bakunda kugaragara, ndetse bimwe mu byo bashyira imbere harimo imiryango yabo. Izina rya gatatu ku bahungu, Giyani. Ni izina ry'Igitaliyani rivuga Imana ni inyampuhwe. Ba Giyani barangwa no gutekereza, ndetse bakaba abanyabwenge, batinya gutsindwa, bakunda kwigenga. Izina rya kane, Norani. Iri zina risobanuye icyamamare, rikaba riva mu Burayi ndetse no muri Aziya. Ba Norani barangwa no kwiyoroshya, kugira intego, gutega amatwi abandi no kubagira inama, banga amahane. Izina rya gatanu, Natani. Bivuga impano, rikaba rikomoka mu Giheburayo. Ba Natani barangwa no kwirinda, ntibakunda abababaza, bagira indoto, ntibagira amagambo menshi. Yes. Tuzakomeza tubagezaho amwe mu mazina wakwita umwana wawe, inkomoko n'ibisobanuro byayo, kugira ngo kandi ukomeze ugubwe neza n'ibiganiro tubagezaho. Kora subscribe, comment, like, share, kugira ngo benshi basobanukirwe n'izina ushobora kwita umwana wawe, maze twese abadukomokaho tugende tubahereza ahazaza heza. Ndabakunda, ndabishimira, kandi niyo mpamvu nkomeza mbagezaho ibyiza. Murakoze, kandi imigisha y'Imana ikomeze ibane namwe. Welcome, wonderful.